Imyaka igera muri 20 iratambutse mutubeshya ngo muri kuduha inkunga aho dusanga akaboko kamwe kaduhereza iyo nkunga mu gihe kandi kanyura ku ruhande kadukamura amaraso. None rero uyu munsi wa none tuvugana ubukoroni bwahinduye isura. Ubu ngubu muzahura nabwo bwambaye amakote butumirwa i Burayi bagasinya impapuro bugasinya amakontra i Geneve i Washington ndetse ni Paris. None ubu ngubu turabaza izo nsengero n'iyo misigiti ese zizahagararana natwe mu gihe turi kuburana uburenganzira bwacu, zizatwereka urukundo, zidushyigikire mu gihe turwana intambara yo kwishyira tukizana? Ko bavuga ko ibihugu byacu biteye inyuma bikennye ariko twabirukana bakanga kugenda. Ubu ngubu murabibona igihugu cya Mali, Nigeria ndetse n'icyo nyoboye cya Burkina Faso. Ubu ngubu twishyize hamwe tumaze kugera gutyo umuterwa ubwoba n'ubumwe bwacu. Kubera iki? Ibi ngibi ni ugukuraho ikinyoma mwari mwaratubibyemo yuko Afurika igomba gutera imbere ari uko muyifashije. Afurika ntabwo irimo irasaba icyicaro ku meza yanyu, ahubwo turi kubaka ameza yacu tuzicaraho tugasangira, atari bya bintu byo kuvuga ngo umwana azarya nyuma. Ntabwo turi ibihugu byo gucecekeshwa ngo nukubera ko tudafite intwaro za kirimbuzi, aho ubutabera buzajya burebera inkomoko ndetse n'amateka ya buri muntu, nahubwo aho ubutabera buzasangirwa nk'umwuka duhumeka. Nanga navuga ku mwana muto w'umuhungu ucuruza amacunga ku nkengero z'umuhanda, nkanavuga ku mwana w'umukobwa kugira ngo agere ku ishuri musaba kugenda ibirometero 10 n'amaguru, nkanavuga ku mwana aho igikinisho cye ari ibuye agenda agatoragura hari agakina nacyo ariko afite inzozi zo kuzagera hehe ku nyenyeri. Abo bana urwo rubyiruko rwa Afurika nimwe mpamvu ituma The Update TV. Banyakubahwa ntumwa, bayobozi b'ibihugu, bayobozi batandukanye batumwe n'abaturage babo yaba abakomeye n'aboroheje, ndabasuhuje ariko atari mu izina ry'umudiplomate wabigize umwuga cyangwa se uwitabira ibirori kugira ngo dukorane mu ntoki birangirira aho ngaho. Sinaje ngaha kuvuga amagambo ya politike nasubiyemo inshuro nyinshi cyane mbere yuko ngera ngaha cyangwa se ngo nze kubabwira na karimi gasiza umunyu. Ahubwo naje ngaha nk'umusirikare w'abaturage banjye, umurinzi w'ubutaka bwakomeretse, ndetse nk'umuhungu w'umugabane wikoreye umusaraba w'isi igihe kirekire ariko ukaba nta na rimwe wigeze ubishimirwa ngo wambikwe ikamba. Amazina yanjye ni Kapiteni Ibrahim Traore, perezida w'igihugu cya Burkina Faso. Uyu munsi ntabwo nje kuvugira abaturage miliyoni 22 b'igihugu cyanjye cya Burkina Faso, ahubwo nje kuvugira muri rusange umugabane wose, amateka yawo yabeshywe bigambiriye ndetse n'akababaro kawo kakirengagizwa, ndetse icyubahiro cyawo cyose kigashyirwa ku cyamunara, ku masoko no kuri za ritari z'ibihugu bishaka inyungu zabyo bwite. Afurika ntabwo ari umugabane usabiriza. Afurika nta nubwo ari ikibuga cy'urugamba muri rusange. Afurika ntabwo ari muza gukinira no gukorera ubushakashatsi. Afurika si igikoresho. Afurika nta nubwo ari ububiko bw'umutungo wanyu kamere. Afurika ubu ngubu iri guhaguruka ngo ihagarare ku birenge byayo, ntabwo ikiri yo gupfukama. Uyu munsi magaze ahangaha imbere y'inama y'ibihugu byose byateranye ngira ngo mbabwire ngo Afurika ntabwo izapfukama. Icyambere ndavuga ku bugira neza bw'ikinyoma bugaragara muri politike mpuzamahanga. Imyaka igera muri 20 iratambutse mutubeshya ngo muri kuduha inkunga aho dusanga akaboko kamwe kaduhereza iyo nkunga mu gihe kandi kanyura ku ruhande kadukamura amaraso. Muraza mukatubeshya ngo muri kutwubakira amariba mu gihe ku rundi ruhande dusanga amakampani yanyu rutura aba arimo arakamya imigezi yacu. Mukongera ku rundi ruhande mukatubeshya ngo muri kuduha inkingo nk'ubufasha ariko mukatubuza yuko twashinga amafarumasi yakora imiti ku giti cyacu. Muratubeshya ngo muraduha imfashanyo yo kubungabunga ibidukikije, nyamara ku rundi ruhande mugatera inkunga batwika amashyamba yacu bagakamya ibiyaga byacu. None se ubwo ni ubugira neza nyabaki? Ni bwa bugira neza se bwo kugira ngo mutamike iminwa yacu ariko nanone mugamije gucecekesha ijwi ryacu? Mukatubeshya ko mushaka ko tubaho neza ariko mutubuza ubwigenge. Ntabwo turi impumyi, ubu buryarya turabubona. Reka mbabwize ukuri, ahangaha ntabwo tugaya abatugirira neza, ahubwo icyo twanga ni gahunda mpuzamahanga izitwereka ubufatanye kandi mu by'ukuri igamije kudusahura. Twamaganye ibyo bigega mpuzamahanga bitubeshya ko bije kudutera inkunga no kutuguriza amafaranga, nyamara ku rundi ruhande usanga ahubwo bije kutubuza umudendezo no kwishyira ukizana. Afurika ntabwo igikeneye inkunga, ahubwo dushaka ubutabera. Turashaka gukontorora icyerekezo cy'ibihugu byacu. Turashaka guca uwo munyururu w'ubukoroni ndetse n'ibyabyawe n'ubukoroni byose ku butaka bwacu. Ibi bikomere kandi ntago byatangiriye kuri twebwe, byatangiye ahubwo nabo bagashaka buhake iyo batwitegereje batatubona nk'abantu, ahubwo batubona nk'ibikoresho bishobora gutuma bakomeza kubaka ubwami bwabo. Abakurambere bacu ntabwo bigeze bitabira inama yari yatumijwe kugira ngo bakate imipaka ya Afurika bakoresheje amarate ndetse na za kompa. Iberere mu gihugu cy'Ubudage.
Imipaka y'igihugu cyanjye cya Burkina Faso ndetse n'iy'ibindi bihugu byose byo muri Afurika ntabwo yigeze igenwa n'abakurambere bacu, ahubwo yagenwe n'abantu batigeze bakandagira ku butaka bwacu, batari bazi n'ibihabera, batigeze bamenya ubwoko bwacu, batigeze bamenya ururimi rwacu, batigeze bamenya n'icyo twifuza mu mitima yacu, batigeze banamenya imyumvire yacu. None rero uyu munsi wa none tuvugana, ubukoroni bwahinduye isura. Ubu ngubu muzahura nabwo bwambaye amakote, butumirwa i Burayi, bagasinya impapuro, bugasinya amakontra i Geneve, i Washington ndetse n'i Paris. Kandi ndetse n'ubu ngubu ibyo byose biracyaba, batatubajije uko tubyumva ndetse batatubajije n'icyo twifuza. Ubukoroni buracyahari, buracyadutegeka icyo tugomba gukora, buracyakomeza kutubwira, ariko nta na rimwe bugerageza kudutega amatwi. Niba mushaka ko tuganira ku bijyanye n'amahoro, nimwicare hasi tuyaganire, ariko nanone ntimutugaragariza agasuzuguro mutubwira ko ari mwebwe mugomba kutubwira icyo tugomba gukora. Ku kirebana n'umutungo wacu kamere no kuwubyaza umusaruro, n'icyo kinyoma mwirwa mutubeshya cy'iterambere. Batwita ibihugu biri mu nzira y'amajyambere tutajya tugeraho, nkaho wagira ngo neza ubujura bwose bakoze bwadutezaga imbere ho kudusubiza inyuma. Nkaho wagira ngo zahabu ziri ku butaka bwacu ndetse na za diyama zitemba mu migezi yacu na peteroli iri munsi y'ibirenge byacu bidashobora kutwubakira imiturirwa nk'iyo tubona mu bihugu byabo. Ibyo nibyo inama yabo nkuru iba yateguye. Reka tuvugishe ukuri, Burkina Faso ni igihugu gikize, Afurika ni umugabane ukize. Dukize ku mabuye y'agaciro, dukize ku muco, ndetse dukize no ku buhanga, ntibagiwe n'urubyiruko. Ariko mwe mushaka kutwumvisha yuko tugomba kubara ubutunzi bwacu mu musaruro mbumbe w'igihugu ndetse no mu bintu igihugu cyohereza mu mahanga, ariko ibyo si byo. Mwe icyo mwita iterambere ni cyagiye ugenda ugasanga kampani icukura zahabu mu bihugu byacu ifite umugabane ungana na 90% ku butaka bwacu, naho twe tugasigarana 10%. Mwarangiza mukongera mukabyita iterambere igihe kampani zanyu zishinzwe umutekano n'abasirikare usanga arizo zirinze ibirombe bya kobalite mu bihugu byacu, ariko zikaba zitacungira umutekano abanyeshuri bacu, abana bacu bajya ku ishuri. Ibyo ngibyo ntabwo ari iterambere habe na gatoya, ahubwo ngiye mbyita ubujura bwitwaje impapuro mpuzamahanga kandi zemewe. Guhera uyu munsi wa none tugiye kujya tubara iterambere mu buryo bwacu uko tubishaka nuko tubyumva. Iterambere rijyana abana mu ishuri, atari iterambere ripakira amabuye y'agaciro yacu mu bwato riyajyana mu mahanga. Iterambere ryubaha ubutaka rikuba abantu bacu no kwishyura ukizana kw'ibihugu byacu. Ese n'ubundi ni ukubera iki igihugu iyo gitangiye gushyira mu bikorwa imyumvire n'iterambere ryacyo mutangira kuvuga ko icyo gihugu cyangiritse cyangwa kitari ku murongo? Ese kubera icyo dutangiye gushaka ubufatanye mu bya gisirikare n'ibihugu bitadukolonije mutangira kuvuga ko turi ikibazo? Burkina Faso ubu ngubu yatangiye urugamba rwo kwirwanaho no kwimenya no kwigira kandi binyuze mu mahoro. Nk'ababeshye ubu ngubu nagira ngo tubatangarize yuko turi igihugu gikuze, tutagikeneye abantu baturera nk'aho turi impinja. Nta nubwo tukiri barumuna banyu mu bijyanye na diplomasi, turi abantu bigenga. Niba igihugu gisema abantu gikorana nacyo atari abagisahura, ntabwo ibyo ngibyo ari ukwigomeka, ahubwo ni ubwenge. Mureke bimenyekane yuko nta gihugu cy'amahanga kigomba kuza muri Burkina Faso ngo kidutegeke abo tugomba kubana nabo n'abo tutagomba kubana nabo. Tuzubaka umubano wacu n'amahanga tugendeye ku bihugu bitwubaha natwe tukabyubaha. Ntabwo tuzagendera ku mateka n'umutima uducira urubanza ngo tugomba gukora ibi cyangwa ibi kubera ko tubitegetswe, cyangwa tugendeye ku bwoba. Kubirebana n'iterabwoba ndetse n'intambara zitegurwa, muratubaza mutese ni ukubera iki hari ubugizi bwa nabi n'ibibazo n'intambara n'ihohotera muri Saheli. Mukongera mukatubaza muti kubera iki mufata intwaro mukarwana. Ariko ntago mujya mutubaza ninde ubyungukiramo iyo mutwerereje ba mashinarizi cyangwa abacanshuro kugira ngo baduhagarare iruhande baturindire umutekano. Ariko ntago mujya mutubaza iyo turinzwe n'abacanshuro bikorera ku giti cyabo, mu gihe ibyaro byacu byo biba bisigaye nta mutekano bifite, murinda abayobozi gusa. Nta nubwo rega mujya mwibaza impamvu intwaro zigera muri ubwo butayu bwa Saheli kandi nta ruganda na rumwe rucura ibyuma. Ikindi kandi ntimujya mwibaza impamvu abo mutwerereza bo kuducungirira amahoro batajya bazana umutekano ngo ayo mahoro aboneke. Ukuri rero guhari nuko ibyo bintu byose mwigira ngo ningira bisubizo ntaho bitaniye rwose n'ubucuruzi muba mwibereyemo, ni business muba mukora. Aya makimbirane adashira muri Afurika yamaze guhinduka isoko. Wagira ngo kubabara kwa Afurika byamaze kuba ikintu cyemejwe, ubu ngubu nta n'icyahinduka, tugomba kubifata gutyo gusa. Burkina Faso yafashe umwanzuro wo guhagarika urwo ruziga n'ibyo bintu bihora biba byisubiramo iteka. Tuzarwanya iterabwoba kandi nta muntu n'umwe tugomba kwishingikirizaho. Tuzashakira umutekano igihugu cyacu tudategereje amakiriro kuri abo ngabo bagashaka buhake bagomba kudutegeka icyo tugomba gukora. Kindi nshaka kuvugaho ni ihunga ry'abanyafurika bava muri Afurika bajya mu bihugu byanyu ndetse n'agaciro ka muntu.
Kuri iyi ngingo ntabwo twifuza kubona urubyiruko rwacu rujya kurohama mu nyanja ya Mediterane. Ntidushaka kubona abanyabwenge bacu bahunga Afurika bakaza mu bihugu byanyu, aho Afurika mukomeza kuyibona nk'abanyamusozi bari aho ngaho batize, badasobanutse ndetse badashoboye. Ntabwo dukeneye yuko abantu bacu bahunga ngo bajye iyo ngiyo. Turagira ngo abantu bacu baguma aha ngaha, abana bacu baryame basinzire, bakunda Afurika, bumve ko bafite umutekano. Ntabwo ari ukuvuga ko bahunga Afurika kubera ko ari mbi, ahubwo Afurika nuko yimwe amahirwe yo kugira ngo yigaragaze ndetse itere imbere. Urubyiruko rwacu ndetse n'abanyafurika muri rusange ntabwo bahunga umugabane wa Afurika kubera yuko ari ubutaka bubi bwavumwe, ahubwo ni ukubera ko hari undi muntu ubukoresha mu nyungu ze bwite bakabura iterambere. Rero iki kibazo cy'abimukira ntabwo ari ikibazo ubundi cyakugarije Afurika muri rusange, ahubwo ni ibimenyetso by'indwara cyangwa by'intambara tutatangije twebwe ubwacu. Ni ibimenyetso by'indwara y'inguzanyo tudakeneye. Ni ibimenyetso by'isi mbi ikomeza kubwira abana bacu yuko ubuzima bwabo n'imibereho yabo izagira agaciro ndetse bagatera imbere ari uko bavuye ku mugabane wabo bakava ku mugabane wababyaye bakajya ahandi. Igisubizo rero ntabwo ari uko tuzafunga imipaka ngo dushyireho inzitiro, ahubwo igisubizo ni ubutabera ndetse Afurika ikabona umwanya wayo mu ruhando mpuzamahanga n'ibindi bihugu. Afurika ntabwo ari ikibazo, ntabwo igomba gutunganywa, ntabwo irwaye ngo igomba kuvurwa. Afurika ntabwo ari umugabane watsinzwe, ahubwo Afurika ni inda yabyaye abaturage b'isi yose. Afurika ni umubyeyi ndetse n'irero ry'abatuye isi yose. Afurika ndetse ni icumbikiye icyizere cy'ejo hazaza h'isi. Bamaze kudufata nk'aho tutariho mu ruhando mpuzamahanga, yuko ndetse nta n'umwanzuro dushobora kwifatira, kandi ugasanga ahanini iyo myanzuro ifatwa itugiraho ingaruka muri rusange ndetse byimbitse cyane. Mu kanama gashinzwe umutekano mu muryango w'abibumbye, Afurika umugabane w'ibihugu 54 nta cyicaro na kimwe gihoraho ugira muri uwo muryango. Ese ubwo ni ubutabera nyabaki? Ubu si ibyo ngibyo nibyo twakwita uburinganire? Mwebwe rero niba mubyita uburinganire, twebwe tubibona nk'akagambane. Mwiyise abarinzi ba demokarasi, ariko ugasanga mwebwe abakomeye ni mwebwe mufite uburenganzira bwo kuvuga rikijyana mu myanzuro ireba isi yose. Twebwe nta kintu dushobora kuvuga, umwanzuro mufashe ntacyo turenzaho, kandi iyo myanzuro mufata ikaba yagira n'ingaruka ku nzozi za benshi. Ntabwo ubu ngubu tukiri muri gahunda yo kuvugira mu bikari twongorerana, ahubwo tugiye kuvugira rimwe, tuvugire hejuru, ijwi ryacu ryumvikane. Mwasanze turi abantu bakuze mu buryo bw'umwuka mbere yuko mwubaka izo za katedrali zanyu. Abakurambere bacu baririmbiraga ijuru mbere yuko mushinga izo misiyoni zanyu n'abamisiyoneri banyu bakaza. Twari dufite ururimi rwacu bwite rwiza, aho twavuganaga n'imigezi, ndetse tukaba twari dusobanukiwe gufata neza amashyamba yacu no kuyubaha, tukabana neza muri rusange. Ariko nyuma abakristo baraje, abayisilamu baraza, nta kindi batuzaniye uretse kutugira abacakara. None ubu ngubu turabaza izo nsengero n'iyo misigiti, ese zizahagararana natwe mu gihe turi kuburana uburenganzira bwacu? Zizatwereka urukundo, zidushyigikire mu gihe turwana intambara yo kwishyira tukizana? Ubwo abantu bacu bari kwimurwa n'ibikorwa mpuzamahanga, ndetse ibikorwa mpuzamahanga bikifuza kwigarurira ubutaka bwanyu, ese izo ritari zanyu muzazihagararaho mutuvuganire, mugaragaza ugutaka kwacu, cyangwa muzakomeza gusa musubiremo izo ndirimbo zanyu zo gukomera? Ukwizera nako kugomba kuvamo ubukoroni. Ntimugomba kutwereka ko mugomba kubana natwe mu bukene, ariko byagera mu gihe cyo kuharanira ukwishyira ukizana kwacu mukadutererana. Ikindi nshaka kuvugaho, ndashaka kuvuga ubumwe mu bihugu byo muri Afurika. Ibi ngibi rero ntabwo ari ijambo ry'igihugu kimwe cyanjye nyoboye, ahubwo ni uguhindura icyerekezo muri rusange cy'umugabane wose. Ubu ngubu murabibona, igihugu cya Mali, Nigeria ndetse n'icyo nyoboye cya Burkina Faso, ubu ngubu twishyize hamwe, tumaze kugera gutyo muterwa ubwoba n'ubumwe bwacu. Kubera iki? Ibi ngibi ni ugukuraho ikinyoma mwari mwaratubibyemo yuko Afurika igomba gutera imbere ari uko muyifashije, nta hantu yakwigeza ubwayo yonyine. Twebwe rero turi kwishyira hamwe, atari ugushoza intambara, ahubwo ni ukugira ngo tugire icyubahiro, twishakemo umurava, kandi duterane ingabo mu bitugu kugira ngo turindane ubwacu hagati yacu, mu gihe isi yose izaba yaduteye umugongo. Pan-Africanism erega ntabwo ikiri inzozi, ni uburyo bw'umurongo w'ubuzima w'Abanyafurika, igomba kugerwaho. Kandi tuzayubaka ibuye ku rindi, umutima ku wundi, mwabyemera mutabyemera, binyuriye mu rubyiruko rwa Afurika. Nanga navuga ku mwana muto w'umuhungu ucuruza amacunga ku nkengero z'umuhanda, nkanavuga ku mwana w'umukobwa kugira ngo agere ku ishuri musaba kugenda ibirometero 10 n'amaguru. Nkanavuga ku mwana aho igikinisho cye ari ibuye agenda agatoragura hari agakina nacyo, ariko afite inzozi zo kuzagera hehe? Ku nyenyeri. Abo bana, urwo rubyiruko rwa Afurika, nimwe mpamvu ituma turwana. Ntimukumva ibyo binyoma bababwira ngo umugabane wanyu waravumwe, mukure mwumva mushaka kuzajya ahandi, muri umugisha.
si ngombwa ngo mujye guhindura amapasiporo, si ngombwa ngo muhindure amazina yanyu, si ngombwa ngo muhindure ubutaka bwanyu mwimuke cyangwa muhindure imizi yanyu n'inkomoko yanyu. Ese wenda ubu ngubu ntabwo irababonamo ako gaciro ngo ibakomere amashyi, ariko ahazaza mu gihe kiri imbere isi yose izavuga izina ryanyu mu cyubahiro ibubashye. Ikindi rero ari nacyo cyanyuma amagambo yanjye ngiye kuvuga, ndababwiza ukuri, ntabwo tuzigera dupfukama. Ntabwo ahangaha naje gushoza intambara, ahubwo naje gutangiza ubushake. Ntabwo rero tuzigera dupfukama kubera ubwoba, ntabwo tuzigera dupfukamira izo banki mpuzamahanga, ntabwo kandi tuzigera dupfukamira abo bagashaka buhake baza ahangaha batubeshya bigize inshuti zacu. Afurika ntabwo irimo irasaba icyicaro ku meza yanyu, ahubwo turi kubaka ameza yacu tuzicaraho tugasangira, atari bya bintu byo kuvuga ngo umwana azarya nyuma. Ntabwo turi ibihugu byo gucecekeshwa ngo nukubera ko tudafite intwaro za kirimbuzi, aho ubutabera buzajya burebera inkomoko ndetse n'amateka ya buri muntu, nahubwo aho ubutabera buzasangirwa nk'umwuka duhumeka. Iyo ngiyo niyo ntego yacu kandi ni nayo ndahiro yacu. Reka isi ibyumva uyu munsi ndetse kugeza iteka ryose, Afurika ntabwo izigera ipfukama. Murakoze. Ayo ngaho rero akaba yari amagambo ya perezida wa Burkina Faso, umusore ukiri mutoya, Kapiteni Ibrahim Traore. Abenshi bavuga yuko akomeje gushotora ibihugu by'amahanga byagashaka buhake, bamwe bakanavuga yuko ashobora kutazahivana amahoro, bakavuga ko bashobora kuzamuhitana kubera ko akomeza kubashotora, nkuko ndetse bahitanye mugenzi we wari waramubanjirije mu myaka yatambutse, mu myaka y'1980 ariwe Thomas Sankara, baje kwica banyuze kubo bari bafatanije wari inshuti ye, nawe akaba yari afite amatwara ndetse n'amarere nk'ayo uyu musore ukiri mutoya. Ese mwe mubyumva gute abadukurikiye? Ese uyu mugabo azaramba cyangwa koko nkuko babihigira ari benshi ibihugu by'i Burayi ndetse na Amerika bizamwikiza, cyane ko bamushinja gukorana n'Abarusiya, Abashinwa, agakomeza no kugenda akora ibikorwa bitandukanye byo kugenda yambura uburenganzira companies z'ibyo bihugu by'ibikomerezwa byari bifite mu gihugu cye, ndetse akanirukana ibigo bya gisirikare byose byari biri muri icyo gihugu by'abanyamahanga, aho yibaza icyo bakora. Mu magambo ye nanone ntari buze ariko kugaruka, wenda tuzagarukaho ubutaha, yaravuze ati ese ko bavuga ko ibihugu byacu biteye inyuma bikennye ariko twabirukana bakanga kugenda. Ubwo rero uyu musore ukunzwe na benshi ku mugabane wa Afurika ndetse n'ahandi, by'umwihariko urubyiruko, dore ko nawe akiri mutoya, amaherezo ye kugeza n'uyu munsi wa none ntabwo aramenyekana, gusa abenshi baramusengera bakifuza yuko yaramba igihe, kubera yuko bavuga yuko ari ikigero cyiza no ku bandi bayobozi bo muri Afurika batari bafata umurongo ngenderwaho wo kwigira, cyane ko amaze kugaragaza ko bishobotse. Inkunga yarazanze z'abanyamahanga, imfashanyo z'abanyamahanga arazanga, kandi atangira gahunda yo kubaka inganda, aho avuga yuko igihugu cyo muri Afurika icyo ari cyo cyose mbere na mbere mu bijyanye n'iterambere kigomba guhera mu biribwa, aho yagiye yubaka rero inganda, agateza imbere ubuhinzi. Mwarabyumvise, yujuje uruganda rukomeye cyane ruri ku rwego ruhambaye rukora sesitomate, kandi ndetse inyanya bakora muri izo sesitomate cyangwa se iyo sosi y'inyanya zikaba zera mu gihugu cye. Uyu mugabo akomeje guteza impaka nyinshi. Mwari muri kumwe rero nanjye 𝐔𝐕 kuri 𝐷𝒻𝒊 TV, nakagaruka naho ubutaha dukomeza n'ibindi biganiro bigiye bitandukanye, aho tubagezaho amakuru menshi turi abambere abagisohoka, ndetse n'ibindi biganiro n'ibyegeranyo bicukumbuye. Uyu munsi rero nkaba ninabageneye iri jambo ryavuzwe n'uyu mugabo ariwe Kapiteni Ibrahim Traore. Ciao ciao.